Hein? Yeah, mwongeye kwirirwa abakunzi ba Dr. M Official TV. Nizere ko mumeze neza cyane, nizere ko ibintu biri ku murongo. Uyu munsi rero tukaba turi ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge aho Jihad yaburaniye nk'uko nabibabwiye muri updates ku barebye ikiganiro cyabanje. Uyu munsi ibintu byabereye ku rukiko ni agahomamunwa cyangwa se n'ibitangaza. Reka duhere Jihad asohoka mu modoka, yasohotse yambaye impuzangano, yasohotse yambaye impuzangano cyangwa se uniforme cyangwa se umwenda wa gereza ya Mageragere, ariko yasohotse yambaye umwenda utandukanye n'umwenda w'abandi bose bari bambaye, kuko we ku mpuzangano ye yari ifite igipesu hano inyuma ndetse n'ibindi bipesu bitandukanye n'iby'abandi bari bambaye, ndetse yari yogoshesheje skinhead na bwa bwanwa yabuvanyeho. Gusa njye nabonye aribwo asa neza pe, simbabeshye, ni ukuri. Niba ariko nanjye nkunda ka ordinaire gatoya n'ibiki, nabonye aribwo asa neza kabisa, ni ukuri. Bibaye byiza kuko ndabyizeye ko ashobora gutaha bitewe n'uburyo yaburanyemo. Afite abametire babiri, niwe muntu waburanye neza uyu munsi. Babyita homme du match, niwe muntu nyine uyu munsi waburanye neza cyane kuruta abandi. So ni ku itariki ya 29 z'ukwa 12 2025. Ababuranye ni Pazoman, za diredi zavuyeho, witwa Xavier Mwiroza nawe acecetse, uwitwa Papi Nesta we yaje yambaye rinete, za diredi zavuyeho. Jihad n'uruhara n'ubwanwa byose byavuyeho nk'uko nabibabwiye haruguru. Urubanza rwatangiye ku isaha ya 3:39 n'amasegonda 27 n'amatsiyese 98, aho Papi Nesta yambaye agapfukamunwa k'umukara. Jihad basize utwanwa two hejuru, bamusigiye twanwa two hejuru. So ku isaha ya 3:56 bagiye imbere y'inteko iburanisha na Kejon ari mu baje kuburana, nubwo ari hanze we yarekuwe muri babandi, kuko nawe yari umwe muri bo, niwe muntu warekuwe kirya gihe, igihe bafungwaga we yararekuwe. Umucamanza ati uwitwa uzaba akiriho Cyprien alias Jihad n'umwunganizi we witwa Fatikaramu Jean Pierre ndetse nami Bayisabe Irene baje begera imbere y'urukiko. Bajya imbere, hakurikiraho witwa Dukuze François Xavier, urunganirwa nande, yes, avuga ngo we nta mwunganizi afite. Ishimwe Patrick alias Pazoman yunganiwe na Nsanzineza Aimable. Kwizera Nesta alias Papi Nesta yunganirwa na Theogene. Kalisa John bati ubushinjacyaha mwarabujuriye se? Asubiza ngo hoya. Umucamanza ati yicarire kuko wowe ibyawe byararangiye, ikibazo cyawe twararangizanyije. Ku isaa 4 zuzuye Jihad yatangiye avuga ati, umucamanza ati mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro hafashwe icyemezo hashingiwe kuri video zitandukanye zakwirakwijwe, hakaba hari n'amashusho ya Cyprien yagiye ashyira kuri statut ye aririmba mu ndirimbo yagiye aririmba ajyanye na ya mashusho, ndetse urukiko tubona ko bihujwe n'ayo mashusho yagiye ashyira kuri statut ye, rukaba rubona ibyo ari urwango kandi bihagije kuba
yakurikiranwaho icyaha cyo gukwirakwiza amashusho ya videwo yambaye ubusa ya mpano cyangwa se nayita porunogarafi. Jihad ati urakoze bwana mucamanza, impamvu ndaha ni uko njyewe nta munsi n'uyu n'umwe nigeze nkwirakwiza videwo y'urukozasoni n'umuntu n'umwe, nta n'umuntu n'umwe nayohereje. Videwo y'ampano igize inkuru, videwo nakoze navuzemo umupuri, yemwe n'urukiko nta nubwo iryo jambo rwaba rurizi, twabishyize muri kode dutanga inama, nta na hamwe twakoze ngo dushyireho videwo ya yampano. Ikindi, nk'umuntu ukurikiranwa n'abantu benshi, nagombaga no guhwitura abantu ko igihe baryamanye batagomba gufata amafoto, bityo rero ntago nanyuzwe n'icyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. Njyewe nyakubahwa, nta videwo n'imwe nigeze nsohora kuri stati yanjye, nta na nimero n'imwe yanjye igaragaza ko na postinze. Murabizi ko mwafashe amafone yanjye mukajya gucekinga, ntago mwigeze musangamo ko nigeze postinga iyo videwo na rimwe. Fatikaramu Fatikaramu wunganira Jihad ati murakoze nyakubahwa mucamanza, umukiriya wacu yajuriye urubanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge kubw'impamvu atishimiye icyemezo yafatiwe. Impamvu atishimiye icyo cyemezo cy'urukiko rwashingiyeho ku mpamvu ebyiri. Impamvu ya mbere yo kugaragaza videwo kuri stati, indi mpamvu niyo kugaragaza Jihad yavuze ijambo umupuri. Nyakubahwa perezida w'urukiko, iyo urebye iyo screenshot y'urukiko rwagaragarijwe, usanga hariho ikiganza cy'umudamu. Ni gute ikirego cyatanzwe na yampano kuri screenshot batwereka hakaba hariho ikiganza cy'umudamu? Umucamanza ati urukiko rwo rwagaragaje iyo stati, rero wijya mu mizi, nta kintu na kimwe kandi kigaragaza ko ari Jihad, ahubwo bishobora kuba ari ubushinjacyaha bwo ubwabwo ari bwo bwayifashe bugafata iyo screenshot hanyuma bukarega Jihad. Ikindi kandi iyi screenshot bigaragara ko yafashwe saa sita z'ijoro. Ikindi cyatumye uwo muntu afata iyo screenshot ni uko bigaragara ko ari telefone ebyiri zayifashe, bityo rero urukiko rwaguye mu mutego w'ubushinjacyaha. Fatikaramu yakomeje abaza umucamanza ari we nyakubahwa ati umupuri ni iki? Kuvuga umupuri mu by'ukuri bigize icyaha, dore urukiko ubwarwo ari rwo rwanasabye Jihad ngo asobanure icyo umupuri icyo ari cyo. Mirene we yakomeje avuga ati murakoze nyakubahwa perezida w'urukiko, ikintu ubushinjacyaha buvuga ni Jihad yaba yarapostinze screenshot. Umucamanza ati ikoresha amazina yabo ubwite. Muri dosiye bavuga ko umuntu ngo witwa Odette yeretse videwo undi muntu witwa Semuhungu aba ari we ubwira yampano ngo Jihad afite videwo ya yampano. Umuntu witwa Semuhungu arazwi muri social media, yagiye kubwira yampano ngo videwo yabonye kwa Odette ishobora kuba yaravuye kwa Jihad. None ibyakurikiye amagambo Semuhungu yabwiye yampano nibyo bitumye Jihad ari hano. Aha
kwerekana ko Semuhungu ari we wafungishije Djihad. Inde? Semuhungu niwe wafungishije Djihad. Niba Djihad yarabivuze avuza ingoma, ni ukwamagana ibyo bintu. Kuba Djihad yaragiye igoma muri birthday y'inshuti ye akagaruka, ibyo ni ibigaragaza ko atatoroka ubutabera, ntiyacika ubutabera. Bityo rero ni mu bisuzume nyakubahwa mucamanza cyangwa se mukuru w'inteko iburanishwa. Abandi baburanye ni Pazoman, asaba ngo raporo ya Cyber igaragaza ko Pazo yavuganye n'uwitwa Semitego Muzafaru, aho yasabaga ko yasiba iyo video kubera ko barimo kubashakisha. Ikindi urukiko rwayigendeyeho, urukiko rwashingiye ku kuba Ishimwe Patrick nawe mu miburanire ye yemeye ko yari afite video. Ikindi akaba yari afite n'ububasha bwo kwinjira muri email ya Yampano. Undi ni Xavier wagurishije video ku giceri cy'ijana. Nuko mbese muri makeya urubanza rwagenze uyu munsi. Urubanza rurimbanijwe ku itariki ya 29 z'ukwa 12 2025. So reka ngarukira ahangaha, iki nababwira ati turakomeza. Bazasomerwa ku itariki ya 4, ku itariki ya 5 nibwo urubanza ruzasomwa, hazaba ari kuwa 5 isaha z'isa 8. Nta kintu navuga usibye kuvuga ngo hasta la vista, murakoze cyane, ciao ciao.